Komeze amakuru yacu tugiye mu nkuru zirebana no kwibuka abarokotse jenoside basanga hakenewe imbaraga mu kubungabunga ibimenyetso by'imiryango yazimye burundu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi miryango rero yishwe ikazima muri jenoside yakorewe abatutsi ni ikimenyetso cy'umugambi mubisha wateguwe igihe kirekire wo kurimbura ubwoko bw'abatutsi. Mu barimbuwe rero harimo n'abirukumberi, aho mugenzi wacu Pasco Buhura yagiye ari kumwe na Claude Habonimana. Reka batubwira iby'inkuru. Rukumberi, agace kagizwe n'imirambi ndetse gakikijwe n'ibiyaga, imigezi n'uruzi rw'Akagera. Ibu busanzwe bisobanuye ubuzima, nk'uko mu Itumba usanga hatoshye. Nyamara mu Itumba ry'94 Rukumberi yari yuzuye imiborogo, icuraburindi n'imirambo y'abatutsi. Intera hamwe n'abasirikare ba leta y'icyo gihe bahiganwaga ku mubare w'abatutsi bamaze kwica. Uyu munsi igice kinini cyari gituwe n'abatutsi, kigizwe n'amatongo, nyuma y'uko myinshi mu miryango yari hatuye yazimye. Irandirimbo navuze ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, ngo nimutuze mu maso kandi musenge muhore mwiteguye. Iyo ndirimbo niyo bakomeje baririmba. Icyo gihe barangije bumva abantu baracyari bazima, bahita sinzi nakubwira ngo ni igice bakubise ku rugi rwa urugi rwa metalike, ariko urugi ruhita rwikubitamo imbere, rugwamo imbere, bahera ku murongo batemagura, baratemagura. Ni naho nakuye n'ibi bikomere siko navutse. Ibyo bintu nabone aha ngaha birarenze. Ni nawo munsi wa mbere nari mbonye abantu bapfa. Uwo munsi aha hose icyo kibaye ko hano iki kibuga cyose uko mukize abari batuye hano kwa Musozi, uko cyari cyuzuye abantu, ababyeyi n'abana n'abagabo n'abagore n'abakobwa, cyose twagarutse dusanga n'undi cyuzuye imirambo. Iki kimenyetso kiri mu rugo rwa nyakwigendera Ndayitabi Augustin, ufatwa na benshi muri Rukumberi nk'intwari ku buryo yashoboye kuyobora ibitero byinshi cyane byarwanyije intera hamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Urugo rwe, umuryango we wose wari urimo abantu bafatwa nk'intwari cyane muri iki gice, ariko nanone ikibabaje nta n'umwe washoboye kurokoka, nta n'uwo kubara inkuru. Uko bari abantu bagera muri 15 hasigaye itongo. Ibarura ryakozwe n'umuryango washinzwe n'abanyeshuri barokotse jenoside bigaga muri za kaminuza GARG muri 2019, yerekana ko mu miryango 704 yazimye mu karere ka Ngoma, imiryango 316 yari ituye muri Rukumberi. Ni mu gihe urwibutso rwa Rukumberi rushyinguyemo imibiri y'abatutsi basaga 42,000, aho muri aba abiciwe muri Rukumberi barengaho 30,000, mu gihe abaharokokeye batarenga 750 gusa. Kabandana Calixte ni umuyobozi w'umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Rukumberi. Nta nubwo n'abaguye hano gusa, kuko nabo bicirwaga ahandi muri Rukumberi, nko ku nsengero cyangwa ku biro by'ubutegetsi. Abenshi babakuraga aho ngaho ngo bakora isuku mu nzu muri izo nsengero, bakaza kubajugunya hano muri kano Kagera. Rukumberi ku batutsi yari ifite irembo rimwe gusa, kuko ahandi hose hari hagoswe. Kuri iki kiraro cy'Akagera winjira muri Rukumberi, twavuga ko ariyo marembo ya Rukumberi, ariyo nzira yonyine yasohokaga cyangwa ukinjira muri Rukumberi. Hari bariyeri ikomeye yari iyobowe n'ingabo za leta y'icyo gihe. Umututsi wese wagerageje kurokoka cyangwa wagerageje kuhasohokera ntabwo byamuhiriye, kuko niyo yabaye amaherezo y'ubuzima bwe. Bose barahiciwe bajugunywa mu Kagera. Aha Rukumberi niho honyine usanga ibimenyetso cyangwa plaque ku matongo y'imiryango yiganjemo iyazimye. Byakozwe ku bufatanye bw'umwe mu baharokokeye, ubu aba mu mahanga, aho byaturutse ku gitekerezo cy'inshuti ye y'Umuyahudi. Gusa ibi bimenyetso hamwe na hamwe bigenda byangizwa, ngo bikozwe ahanini n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, kimwe na bamwe mu bagenda bahagura. Hari ubutumwa barimo kuguha, bivuze ngo nuko ari leta ifite imbaraga, nuko ari igihugu gifite umutekano, uwamennye plaque y'iwanyu akubonye ntago yagusiga. Ni message baba barimo gutanga, ariko ni message barimo guha leta kugira ngo inakomeze yongere n'imbaraga mu kubigisha. Nuvuga ngo harimo bimwe batari bumva.
ni urugero rwiza rw'ibikenewe gukorwa n'ahandi mu rwego rwo kubungabunga amateka cyane cyane ku miryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi mibare y'ibarura rya GARG kandi igaragaza ko hirya no hino mu gihugu imiryango yazimye ikabakaba 16,000 aho yari igizwe n'abantu barenga 68,800. Ikimenyetso cy'umugambi w'abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari byo kurimbura ntihasigare n'umututsi wo kubara inkuru. Abatutsi mbarwa barokokeye Rukumberi bakuwe mu rufunzo n'inkotanyi zabagezeho tariki ya 5 Gicurasi mu 1994. Ikiyaga cya Mugesera ni kimwe mu biyaga bikikije Rukumberi. Ni ibiyaga rero twavuga ko bituma Rukumberi isa nk'ikirwa. Ahangaha hari abatutsi benshi bahiciwe. Uru rufunzo niho benshi mu bashoboye kurokokera muri iki gice barokokeye. Pascal Buhura, Televiziyo Rwanda, Rukumberi, Ngoma.